Ndagusuje nanone mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi nanone nguhaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, aho nanone mugiye kubana na Evangeliste Ben Kwizera. Udatinze reka tuganire amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Mose cya kabiri cyitwa Kuva, aho tugiye gusangira amagambo y'Imana ari duhere ku murongo wa kabiri, igice cya mbere tugeze ku murongo wa 8. Titire y'amagambo iravuga ngo Mose aravuka, umukobwa wa Farawo aramurera. Ku gice cya mbere aranditse ngo umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. 5 haranditse ngo umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi, abaja be bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana, umwana ararira. Aramubabarira ati, uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati, sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi ngo amukurerere? N'aya magambo y'Imana tugiye kuganira, nayahaye umutwe w'amagambo cyangwa titre ivuga ngo umugambi w'Imana uracyakomeje ku buzima bwawe, wikwihemukira cyangwa wikwigirira nabi, kuko Imana iracyagufiteho umugambi mwiza cyane. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kugushimira ko wongeye kuduhereza umwanya mwiza nk'uyu nguyu. Tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi yose yatambutse, n'aka kanya tukaba tukiri amahoro. Turagushimiye. Tweze rero weze buri umwe wese ugiye kumva iki kiganiro, nanjye unyezeho icyaha ndetse n'igicumuro cyangaragayeho, ikizinga ndetse n'umugayo, maze aka kanya mba igikoresho cyawe, n'abagiye kuryumva iri jambo rye rizagero ribakuranaho ribajyana. Turagushimiye ko ubyumvishe kandi ko ubikoze. Reka Imana, Umwana n'Umwuka Wera bimanukire kubana natwe none n'iteka ryose. Tubaha icyubahiro. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro iyo yongeye kwemera ko tugabura ibyanditswe byera byayo. Aba ari amahirwe menshi akomeye, si buri umwe wese ubasha kubona uyu mwanya cyangwa kubona iki gihe cyo kuvuga iby'Imana muri ibi bihe, ariko twe dushimye Imana. Aha dusomye amagambo y'umugabo wita Mose, cyangwa inkuru z'umugabo bita Mose. Uyu mugabo bita Mose yavutse mu gihe cyari kigoye, muri situation yari igoye cyane, aho hari harimye undi mwami utarigeze kumenya Yosefu bitaga Farawo. Nagira ngo nkwibutse ko Farawo yari yarashyizeho itegeko ry'uko umwana wese w'Umuheburayo uzajya avuka muri icyo gihe cyangwa muri icyo kinyejana yagombaga kwicwa. Kuko impamvu yagombaga kwicwa nuko Farawo yari azi ko abana b'Abaheburayo bundi b'abahungu bari basobanuye intambara. Yakekaga rero Farawo ko nibagwira bakaba benshi bazamurusha amaboko, nawe bakamukura ku ngoma cyangwa bakamuhirika. Icyo nicyo gihe Mose yavutsemo. Ariko kubera ko Imana yari imufite mu umugambi w'Imana wari ukomeje ku buzima bwa Mose, Imana yarakomeje iramuhisha, imucisha ahantu hakomeye cyane kugira ngo imugeze ku mugambi wayo. Tutarajya kure mwene data, nagira ngo nkubwire ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe uracyakomeje. Umugambi w'Imana ni mugari ku buzima bwawe. Wigira ubwoba bw'intambara uri kurwana, ibibazo ufite si ibyo kutwica, intambara urimo si izo kuguhitana, ibigeragezo urimo si bya bindi byo kukugeza ku iherezo ry'ubuzima, ahubwo ni ibikugeza ku mugambi w'Imana. Imana ibasha kugucisha mu byo udashaka, bya bindi bigushaririye, ariko Imana ikakugeza ku byo wasengeye. Imana wo mu ijuru ishimwe cyane. N'uyu mugabo bita Mose rero ngo yaravutse, amaze kuvuka hamaze amezi 3 mama wamuhisha, bigezeho mama wararambirwa.
mama we ararambirwa ku buryo yagezeho amubohera akantu kameze nk'akato amujugunya mu rufunzo. Mana wo mu ijuru turengere cyane. Nawe hari igihe ujya unanirwa, hari igihe ujya ugira ibibazo byinshi ugacika intege mu buzima, ariko Imana ibasha kugucisha mu bintu bimeze nka training cyangwa mu bintu bimeze nk'inzira z'inzitane, ariko ikakugeza ku mugambi wayo. Ni ukuvuga ngo nyina wa Mose byari bimaze kumurenga, nawe ari kwibaza uyu mwana nzaguma muhisha, nzaguma mbana nawe muri uyu situation. Aravuga ati reka mubohere aka kato mushyire mu rufunzo, ahari nzamenye igikurikira. Niyo mpamvu yabwiye mushiki wa Mose bacungire hafi amenye ikiza kuba ku mwana. Nuko ngo mama we abo aka kantu noneho bamujyana kumujugunya mu rufunzo. Nagira ngo nkwibutse ko mu rufunzo ari ahantu habi cyane, ni ahantu haba hari imibu, hari imisundwe, hari ibintu biryana cyane, ku buryo umwana w'amezi 3 wari ujugunywemo atari kumara n'umunsi umwe cyangwa amasaha atarapfa. Ariko kubera ko Imana yari imufite mu mugambi wayo, Imana ibasha kuhamurindira mwene data. Niyo mpamvu nawe aho waca hose Imana ishobora kugukura no muri icyo gihugu urimo ikakujyana mu kindi, cyangwa ikagukura mu cyaro ikakuzana mu mujyi kugira ngo ikugeze mu mugambi wayo. Ariko ibanza kugucisha mu buzima bugoye kugira ngo uzagira amashimwe afatika. Na Mose rero kugira ngo abashe kugera mu mugambi w'Imana nuko yabashije gutandukana na nyina. Imana ikoresha nyina baratandukana, kandi nagira ngo nkubwire ko Mose yo adatandukana na nyina mwene data, ntago yari kuzagera ibwami ngo agere no ku mugambi w'Imana. Kandi nanone dushyize mu buzima busanzwe, ufashe umubyeyi wabashije kujugunya umwana umufata nk'umwicanyi, ariko kubera ko byari biri mu mugambi w'Imana mugari cyane yuko Mose agomba gukura Abisiraheli muri Egiputa, yagombaga guca muri izi struggle zose. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane, kandi Imana yo mu ijuru igume kuduhereza imbaraga zo kuba mu mugambi wayo ndetse no gukomera. Ngo nuko uyu mwana amaze kugera muri urwo rufunzo, Imana ihita iteza umukobwa wa Farawo icyokere, cyangwa imuteza ubushyuhe budasanzwe. Noneho umukobwa wa Farawo ahita ayumva ashaka kwiyuhagira. Mwene data dusangiye gucungurwa muri Kristo Yesu, ntararenga aho ngaho, Imana iteze abantu bafite ibyawe ibabuza amahoro, ibabuza umutekano, barare badasinziriye. Abantu Imana yateganyije ko bazakugeza ku mugambi wawe, Imana ibabuza amahoro, nkuko yabujije umukobwa wa Farawo amahoro, imuteza icyokere, maze ahitamo kujya kwiyuhagirira mu rufunzo. Ariko biranatangaje cyane mwene data, umugambi w'Imana urakomeye cyane. Nagira ngo nkwibutse ko uyu mukobwa yari umukobwa w'ibwami. Iwabo hari amapisine, hari inzuzi nziza, hari amaravabo meza, hari amabinwari meza, ahantu ho kwiyuhagirira hari heza. Imana ishimwe. Ariko kubera ko Imana yashakaga kugira ngo igeze Mose mu mugambi wayo, imwohereza kwiyuhagirira ahantu hasuzuguritse cyane. Imana iturengera, ahantu haciriritse. Nanjye gutya ntabasha kujya kwiyuhagirira kuko na ahantu habi, mbese na ahantu hadashimishije, nyine hatiyuhagirira umuntu wese ufite agaciro nk'umukobwa wa Farawo. Ariko kubera ko byari mu mugambi w'Imana, Imana iteza iki cyokere. Ngo nuko ngo bageze ku ruzi, abaja barimo baragendagenda, ngo babona akantu kari kureremba hejuru y'amazi. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ngo babona ka kato mu rufunzo, ngo umuja atuma umukobwa wa Farawo amutuma kukazana. Ngo bapfunduye basanga n'umwana, basanze ari umwana, ngo umwana ngo ahitarira. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ngo nukuvuga ngo umukobwa wa Farawo ngo amaze kumubona wamugirira impuhwe, baramubabarira, ngo aravuga ngo uyu ni umwana w'Abaheburayo. Nagira ngo nkwibutse ko aka kanya Mose yarageze mu maboko y'abanzi be, mu maboko y'abantu bamuhigaga.
kuko abana b'abahungu b'Abaheburayo barimo barahigwa kandi yarageze mu maboko y'umukobwa wa Farawo. Si igitangaza ko nawe Imana yakoresha abanzi bawe, haleluya, bakakugirira impuhwe mwene data, akaba ari bo bakugeza ku mugambi w'Imana. Imana wo mu ijuru iturengere cyane. Aka kanya Mose iherezo rye ry'ubuzima kwari kubara ko rirangiye, ariko niho yari atangiye kugera ku mugambi w'Imana, kuko umukobwa wa Farawo abamuhigaga ngo yaramubonye ngo amugirire impuhwe, baravuga ngo uyu ni umwana w'Abaheburayo, kandi Abaheburayo barahigwaga muri iyo minsi, ariko bamugirira impuhwe. Nawe abanzi bawe hari igihe Imana izabakoresha kugira ngo ikugeze ku cyo wasengeye, ku cyo umaze iminsi uharanira. Imana ibacishemo ibintu bidasanzwe, aribo bari kukwica, ahubwo aba aribo bakugeza ku mugambi w'Imana. Wamaze kumugirira impuhwe, ngo aramureba, aramwitegereza. Ikintu cya mbere yakoze, yabanje ngo kumwibaruzaho, aravuga ngo uyu ni umwana wanjye, uyu ni umwana wanjye, ntazagira icyaba, ntazagira icyuma kimukoraho kimwica cyangwa kimwangiza cyose. Icyo nicyo kintu cya mbere yakoze. Ikintu cya kabiri umukobwa wa Farawo yakoze, bamaze kumurera, amaze gukura, nuko yamwise izina, amwita Mose. Imana ishimwe kandi Imana iturengere cyane. Ngo nuko mushiki wa Mose ngo aramureba, baramubwira ngo ese sinazana Umuheburayokazi wabasha kukurerera uyu mwana? Imana iturengere cyane. Imana ijya iducisha mu bintu tudashaka, mu bintu bishaririye, mu buzima tudatekereza, ariko tukagera mu mugambi wayo. Mwene data, nagira ngo nkwibutse ko ahangaha mushiki wa Mose abaza umukobwa wa Farawo. Ubundi biratangaje kumva umuja usuzuguritse nka mushiki wa Mose abasha kuvugana n'umukobwa w'ibwami. Biratangaje cyane, ariko iyo biri mu mugambi w'Imana byose birashoboka. Nuko umukobwa wa Farawo ngo aramubwira ngo genda umunzanire. Ahangaha Mose yongera guhura na nyina. Haleluya. Umugambi w'Imana uguma gukomeza ku buzima bwiwe. Aho nyina we yakekaga ko birangiye, aho yakekaga ati basi ntibazamunyicire mu maso, ariko yongera guhura n'umwana we. Nuko ngo amaze kumuzana ngo amurere, umukobwa wa Farawo aramubwira ati umwose turebe ko akwemera. Mose rero nyina ngo akuramo ibere ngo ararimuhereza. Mose utari uherutse ibere, wari uriherutse mu buturuturu, ngo barimuhaye ibere araricakira, ararikurura, ngo arongera ararikurura. Nyina nawe arijijisha, ako kanya aravuga ngo icyo napfaga nuko umenya ko umwana yonka, ikindi mbwira uko tuzakorana kugira ngo uzampembe. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko umukobwa wa Farawo aramubwira ati ikiguzi cyose gishoboka nzagitanga, ariko underere uyu mwana akure. Imana yo mu ijuru ishimwe. Nuko umukobwa wa Farawo nyina wa Mose aramurera kugeza ubwo akuze, bamuha n'iryo zina nababwiye, ariyo sinya ya kabiri yagaragaye, bamwita Mose. Nuko umwana arakura, aguma kuba mu mugambi w'Imana. Nagira ngo nkwibutse ko izi nzira zose Mose yaziciyemo, ariko Imana imufitiye target, imufitiye gahunda y'uko Mose ariwe uzakura Abisiraheli muri Egiputa, ariwe uzabakura ku ngoyi, kuko himye Farawo utaruzi Yosefu, maze Farawo abakoresha uburetwa bukomeye cyane. Abanyegiputa babakoresha ibintu by'agahato kugira ngo babashe kubananiza, ariko kubera ko byari biri mu mugambi w'Imana yuko Mose ari uzacyura Abanyegiputa, abasha kugera ibwami. Mose ari uzacyura Abisiraheli, abasha kugera ibwami. Nuko Mose akurira ibwami, kandi byari binashoboka ko kubera ko yakuriye ibwami nawe yari kuzima ingoma, ariko kubera ko byari biri mu mugambi w'Imana. Imana y'amahoro iturengere cyane. Mose akora ikosa ngo yica umuntu. Amaze gukora ikosa yisha umuntu, aracika, arahunga, arakomeza. Ni inkuru ndende cyane. Aguma muri training y'Imana, arongera amara imyaka 40 ari muri training kugira ngo ajye gucyura Abisiraheli. Turabizi ukuntu yagiye kongera kuba umuja ahantu,
ariko Imana iguma kumutreningira aho ngaho kugira ngo izamugeze ku mugambi wayo. Mose yatica umuntu ntago yari kuva ibwami, kuko umuntu wageze ibwami aba afite kimwe cyose cyiza gishoboka, ariko Imana irongera imuteza ibyo byago cyangwa iryo sanganya kugira ngo ave ibwami abashe kujya kurokora ubwoko bw'Abisiraheli. Imana wo mwijuru ishimwe. Nagira ngo nkubwire ko nawe Imana igucisha muri training nyinshi cyane, Imana ikagucisha mu bintu bikomeye cyane. Birashoboka ko waba uri guca mu bihanamanga, birashoboka ko waba uri kuburara, birashoboka ko waba umaze imyaka myinshi utabyara, birashoboka ko waba ufite ibibazo byinshi by'amadeni, birashoboka ko waba ufite ibibazo by'uburwayi, uri ku gitanda, uri kunyumva, uri ku gitanda, uri ku gisasiro cy'uburwayi ukimazeho igihe, ariko Imana ibyo byose ibigucishamo kugira ngo izakuremere amashimwe, kugira ngo uzabe inkomezi z'abandi mu minsi y'ejo hazaza. Mwene data, wikwigirira nabi rero, wishaka kwirwanirira, ahubwo guma mu mugambi w'Imana. Guma mu mugambi w'Imana. Imana izakurwanirira ishyaka. Imana ntago izabura uko ubigenza. Imana ntago yabura uko ubigenza. Yabanye na Daniel ntiyabura uko ubigenza. Yabanye na Meshaki na Seduraka mu rwobo rw'intare. Yabanye na Gidiyoni, yazuye Lazaro, ntago yabura uko ubigenza. Ahubwo narinje kukwinginga ngo ongera ugume mu mugambi w'Imana, kuko Imana iracyagufitiye ubundi buryo. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Umuhanzi umwe araririmba ngo n'Imana y'akandi karyo, n'Imana igitanga andi mahirwe. Nawe rero Imana iracyagufitiye ubundi buryo cyangwa andi mahirwe yaza ku buzima bwawe ukabasha kumera neza. Imana y'amahoro ishimwe. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Mose rero arangije kugira ngo Imana imugeze mu mugambi wayo, amaze kuva ibwami irongera iramutreninga, maze imaze kumutreninga niho Imana yahise imuha misiyo yo kujya gukura Abisiraheli muri Egiputa. Turabizi n'inzira ndende cyane yagiye acamo, ariko yabashije kubakurayo, ariko nanone biciye mu nzira ndende, akoze ibimenyetso byinshi bikomeye cyane, ariko Imana ibasha kumuha inkoni, kuko ubwa mbere bari bamubeshye ko bamuhaye inkoni, ariko bamuha inzoka, ariko Imana imuhaye inkoni nibwo yabashije kujya gukura Abisiraheli muri Egiputa. Imana y'amahoro iduhana umugisha rero, kandi Imana igume kuguha imbaraga n'ubushobozi n'ubutware bwo kuguma mu mugambi wayo, kuko biracyashoboka cyane. Si iryo herezo ku buzima bwawe, ibyo uri gucamo ntabwo ari iryo herezo mama, ntabwo ari iryo herezo papa, kuko uracyari mu mugambi w'Imana. Imana iracyagufitiye ibintu byinshi cyane, iracyagufitiye bagaje nyinshi cyane itararekura. Ahubwo wishake ibyihuse, wishake ibisubizo byihuse. Nagira ngo nkwibutse ko umuntu ugemurirwa na Daihatsu atandukanye n'umuntu ugemurirwa na rukururana. Umuntu ugemurirwa na Daihatsu bamugeraho byihuse bakamugezaho bike, ariko umuntu ugemurirwa na rukururana itinda mu nzira kubera igenda isodoka, ariko yibashije kuhagera ararya agahaga. Si igitangaza rero ko ibyo uri gucamo nawe Imana nikugeraho ikakugeza mu mugambi wayo, izakomora inguma n'agahinda byose wagize, maze ikakugirira neza, ukibagirwa ibyahise, maze ukabasha gusingira ibiri imbere. Imana wo mwijuru ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Narinje kukwibutsa rero kuri mu mugambi w'Imana. Niba wari warasubiye inyuma, wari warabivuyemo, ngera ugaruke. Niba wari ucitse intege, wongera umenye kuri mu mugambi wayo, ikigufite nk'umuntu w'agaciro, ikigufite umugambi mugari cyane izagukoresha n'ejo hazaza. Narinje kukubwira ngo wongere wisuzume, wongere urebe aho bitameze neza. Niba utari mu mugambi wayo, wongere ugarukira aho ngaho, kuko Yesu aracyagutegeye amaboko, kandi aracyagufite nk'umuntu mwiza cyangwa nk'umuntu w'igiciro azakoresha n'ejo hazaza. Imana ishimwe rero. Nagira ngo dusoreze aha ngaha mwene data, ariko wikwihemukira, wikwiyangiza, kuko Yesu aracyagufite mu biganza. Yesu aracyagufite mu mugambi we. Imana y'amahoro iduhana umugisha, kandi Imana igume kukugirira neza. Amen.